Military Police ni umutwe washyizweho kuva mu gihe cy'intambara yo kubohora igihugu cyacu, kurwanya ibikorwa byose byanyuranye n'umurongo twari twarahawe n'umuyobozi mukuru w'urugamba rwo kubohoza igihugu cyacu ariwe Commander in Chief. Uwo mutwe wagiye wagurirwa inshingano arizo kurinda umutekano w'igihugu ufatanije n'izindi ngabo muri rusange nk'inshingano yacu y'ibanze, ariko cyane cyane dushyira imbaraga mu kurwanya discipline ishobora kuba yagaragara kuri bamwe muri members ba RDF. Indi nshingano ni ukurinda ibikoresho ndetse n'abasirikare, gutanga umutekano mu bigo bya gisirikare. Indi nshingano yihariye dufite ni ukurinda abayobozi bakuru mu ngabo z'igihugu cyacu ndetse n'abashyitsi b'ingabo baza gusura RDF bavuye mu bihugu byo hanze. Undi mwihariko dufite ni ukurwanya amakosa ashobora gukorwa dukoresheje ibinyabiziga bya gisirikare. Bikaba bifite umutwe ubyihariye wa Traffic Police ushinzwe umunsi ku wundi gukurikirana uburyo ibinyabiziga bya gisirikare byubahiriza amabwiriza y'imigendekere mu muhanda nk'uko biteganywa n'amategeko. Undi mwihariko wa Military Police utandukaniraho n'indi mitwe ya gisirikare ni uko nishinzwe gufunga aba bagaragayeho amakosa ndetse no kubahana ibasubiza mu murongo kugira ngo babashe gusubira mu nshingano barikosoye, babagirwa inama ndetse no guhabwa ibihano byubaka umubiri kugira ngo umusirikare wakoze amakosa yumve ko atagomba kuyakomeza. Ku muturage usanzwe akwiriye kubona Military Police mu ishusho ya RDF. Nuko Military Police irwanya umuntu wese waba witwaje umwenda wa gisirikare kuba yahungabanya umutekano w'umuturage. Niho buri gihe umuturage aduhamagara akatubwira ati hari umuntu uvuga ko ari umusirikare cyangwa ni nawe turabizi, ariko hari amakosa ariho adukorera arahungabanya umutekano. Ni inshingano zacu kwihuta vuba kureba ko dutabaye uwo muturage ndetse no guhana ku buryo bw'intangarugero umusirikare waba yitwaje inshingano ze ariko akanyuranya n'amabwiriza agenga RDF. Njyewe akazi kanjye ka buri munsi ngakorera mu ishami rishinzwe umutekano wo mu muhanda ari ryo Traffic Police. Nta mbogamizi nimwe njya mbona kubera ko ntewe ishema no kuba mu ngabo za RDF. Mwashimira cyane ukuntu badahwema guteza imbere umwari n'umutegarugori. Ni akazi nkora nkunze kandi ntewe ishema nako nta na kimwe njya mbona nk'imbogamizi. Buri kimwe cyose mbonye ntego ishema nacyo, nko kwibona ndi umukobwa mu ngabo z'u Rwanda nkorana na basaza banjye imirimo yose igihugu cyose kintumye nkayikora nifashije nka moto n'ibindi bintu byose leta iba yangeneye. Nta na kimwe njya mbona nk'imbogamizi. Ubutumwa nagenera abagenzi banjye b'igitsina gore bakiri abasivili cyangwa se wenda bari no mu ngabo z'u Rwanda ni ugukunda umurimo. Noneho nicyo nabwira abasivili nuko buri kintu cyose mu gisivili aho uri ukunda cy'inzozi zawe wazaza, kuko muri RDF cyose uracyasanga. Ufite inzozi za mashini zo kubaka, izo gukunda igihugu, zo gutwara moto nk'ubu mwanjye moto nabikundaga nyiri umwana, ariko naje muri RDF za nzozi zanjye nzikabiriza muri RDF. Buri kintu cyose ukunda aho uri hose nagushishikariza gutinya kuko urashoboye ukaza muri RDF wagisangamo. Mu gihe kizaza Military Police y'u Rwanda irateganya kwagura imikoranire n'ubufatanye n'indi mitwe ya Military Police yo mu bihugu bitandukanye. Iyo mikoranire izadufasha kurushaho kwagura ubumenyi no gusangira ubunararibonye bizatuma turushaho kujya Military Police y'umwuga ndetse yagutse mu mikorere.